naho niye minisitiri mbega abakobwa ko dushukika kwinshi yambeshyaga ko ari umusore w'isugi naho ntazi ko ari kabuhariwe mu kureshya abagore abyaraho abana bo kwandarika yarangiza akajugunya ba nyina yewe kubera uburyarya n'ubuswa buvanze mu buswayire Haruna ndumva mwanzi inshuro 100 uwo mucanshuro wigagaza akigira umugaga kandi ari hasi nk'umusenyi ahubwo ubu ndumva nikundi yuri yasebikeri nubwo afite ibicece bwose n'igisaza gisa neza ndetse yabanguka ngo twigire kuri muhaza hari wenda yanamfungurira nduva mu gifu habaza amandazi n'icyayi narariye byayoyotse ese ko mbona Haruna aje yakonje nk'inkoko yanyagiwe mazi yateke reka negereza amanga mbura mbwira niko mazi yateke komeze yibeshye mazi yateke ataruye niki niko cyaje kwika abahisi n'abagenzi kandi uziko nta byangombwa ufite ntunkanga ushaka kumfungira mu nzu nkaho ndi imfungwa yawe nkubwiye ko utarebye neza abajede bakujyana insinda maze ubwo bushongore bwashira niko ngusabye gusubira mu cyumba barayemo vuba none hangaha ukemererwa ati nk'abandi bageni utangiye kwirika abahisi n'abagenzi rero simbishaka umbabarire cyane sindi umugeni wawe rwose injira mu nzu mbisa urebe ngo nuko wanteruye ku mayeri nkarara hani wawe ngo wibeshye nkaho ari nyana wahaye data maze teke utekere neza ukunjira mu nzu kuko ntashaka amahane mu rugo rwanjye mu rugo rwawe ubu nuzikunda cyane rwose nta rwose nkundira ujye mu cyumba konse n'abaserere batagusanga hano siko bagusiga imvune bagira ngo urindaya ubwo ndumva wowe uti nyuma yahuye niko ye ubundi unyohereza mu cyumba cyawe uhora ucyuriramo ibyomanzi wa munyacyaha we aho ntiwibwira ko ari mu Rwanda rugarukiye abo wikanga batahagera banshaka ariko nimaze yateke nsanzwe nzira cyangwa ushobora muri ubwo buvumo bwawe butavugirwamo na radio ngo bumvure iki uretse kurebana n'igitanda kitagira igodora nzima ubwire jewe mwene rushinga bigwini ushaka kunyica sinakwishinga ubushukanyi bwawe ngo nzamare kabiri nkiriho niba ukeneye bakwicarira mu cyumba genda ucyure bahawa waharaye waharuka ukamenesha bahawazi kandi baje naho mazi yateke umureke akomeze yirebere sinema y'ubuntu mu muhanda waharuwe na leta mazi ati birantangaje kumva urutyo kandi uzaho nagukuye yababa we niko ye wankuye hehe hatari iwacu wa Gisambo mu cyaro bese nyine ikibazo cy'imodoka ya minisitiri wari waragize yawe cyatunganye ibyo byivanze mute bikurebaho iki aho ntiwibwiye ko kunyukana ibintu y'ubwoba aho mbuzi impamya bushobozi yo gutwara imodoka z'inzego zose nibayitware nzagura indi ndibanshye amaboko nzakoresha uzagura indi nzayigura nyine niko ye muri baye mama wamaze kukwirukana ku kazi yo banyirukanye bivuge neza naho ibyo kunyura ruhinga inyuma ndumva bidahwitse wa mugore nakubwiye kuva kare ko utagomba kwivanga mu bitakureba ntugomba kuvuga ibyo utazi kandi utatumwemo niba banyirukanye sinzajya gusaba sakazi urumva uramenye ntuntuke nawe ntuntuke cyangwa ngo ucishe data mwijwe urwamututse si ruto itonde kuvubu sinongera kukwingingira gusubira mu cyumba jyayo ndagutegetse urantegetse ndekura ntaho njyana ubwo nta soni ufite vayo uzi ko inzara n'inyota binyiciye vayo se ntari ndazi n'icyari nanguhaye wamubeshyiwe yamayoga ya kizungu wandatiraga ngo apanze mu nzi wawe ari hehe yo kagiyo nashyize nyogokuru vayo jya mu nzu za nkoko n'ibitoki wazaga undatira biri hehe ko n'amahoteli waririmbaga nta nimwe watinyutse kwinjiramo injira mu nzu ntaho ninjiye iyo nzu urata uzi kubeshya abasirikare gusa ko ndi mushiki wawe bakumwaza bavuga ko tudasa ukiya kwicisha imigani ngo indi byara mweru na muhimba naramaze ariko koko n'uwawe indaya ubona yabona imbaraga zo kwirirwa yifungiye muri kiriya cyumba cyawe nta kiri mu nda iwacu mu cyaro nubwo batanywa ibyo byayi byanyu bwose ntituragezeho kwirirwa twimenera isazi mu jisho Haruna rero menya ko tubyaranye abo koko uretse no kwinjira mu cyumba cyawe n'inzu ucumbitsemo ninongera kwigeramo nyivune ahubwo bishinze kuko amagambo y'abantu bo mwibereshe koko agarutse mu nzu kuko ukambwira ikikubabaje uburagiye rero ndagiye nyine ndagiye rwose sinshoboye kwishinga umunyakinyoma w'i Kigali unshuka nkaho ndi igikinisho cye mazi yateke iki menya kubu nuva ngo usuzuguye cyane nkaba ngiye kwishakira akazi unsuzugura icyo wamuginga we uragashakira utazi nari nakwirikiye ngira ngo tuzasangire umunezero none nsanze uri intera gahinda ibyawe byakurangiriyeho kuva aho bakwirukaniye intera gahinda ni wowe baranyirukanye se nakubwiye ko atarama ko banciye naragukunze kandi nzagutunga niba utanshaka subira iwanyu wasubira iwacu iririre ariko ubundi wa wundi we ko agiye kuntindirara
kandi numva nta nima mfite zo guhagarara n'abahangayitse kubera amakosa yabo. Atari washutse washitani mbiwe yihishe mu mubiri wa marayika. Ninjye wabaye shitani haru. Ayo ntaza kwiga amayeri yose ngo nkwifatire nari kuzapfa nkubonye. Shime noneho uramfite. Yewe ndabona se bicara ntegereje n'imodoka. Urabe mazi hateke ndagiye hasigaye tuzahurira ku Mana. Ko uragiye? Bye Haruna, bye. Mazi ate? Ndagiye. Bye. Yo. Se bicara mu kiremba nyamujyanye muri ya benzi yo mutonero gatono rw'ibirenge. Yewe. Abagira nk'ibarya ibihiye koko. Ariko sura mu Kenya bamyenye bate ko nasize mazi yateke aryamye. Ahantu hagomba kuba habereye ibitangaza ntahari. Ndetse naho hagomba kuba yahageze. Yewe. Urugiye kera ruhinyize ntware koko barashyize banyirukanye muri leta. Banyirukanye mu kazi koko. Bashira 20 nacungeragaho. Banyandurije na dosiye. Bayimbwa pe ndasebye. Mpindutse umusenzi kandi ari umusirimu muzima. Nta mukobwa cyangwa umugore wihogoza nasigaye ku muhanda namuhaye umwanya. Ahanga umwe. Uriya muturage kazi mazi yateke nibwiraga ko hariwe nzamutunga kantunganira. None kumuzana i Kigali byabaye nko kumutungira agatoki abaherwe barimo sebiceri wasebicece wise cyuma cy'inyundo. Ne gitangaza kuko. Ariko ura mukenya we wabaye mucutse mumpe. Aho umucunguzi wabona garuka ntazamucura inkumba kayacekwa. Uya musore simeze nk'urupaca musaza we. Siwira. Rasaje amukurikiye ngo acagate. Aje kundataye ibitoki bibatazi ko nta mikoro mfite. Namushiki wakamaze kunshinganira rusi amendura ubusa.